Se ninde umamagaye none ngo baradutsinda mwiriwe karani uko uzawivugisha aba wicaye hariya ahari nose niba muje mu modoka ntago haza ndari kuyobora umubaza mukuru wawe ntabwo mbanze byaba arimo ndagiye kubasura noneho mu Busanza kuri Bingaro susigaye ry'amavoka mabisi ariko bana yaye akoze ko ariko iyi nda yawe izakuyobora arakubwenga izakurisha n'ibitaribwa ugeze kuri voka y'imiteja mwana umva mukuru wawe atumye stress biba ako kamaneke kanzanire hano kuri Bingaro mu Busanza kugura avoka kakora amafaranga ntabwo uri kubyumva ngiye kwikinyuguza ntabwo uri kubyumva aho ngaho rwose ni aho ngaho ariko umushyira hano muri kino cyapa cy'imodoka ntumugireze kuri kiliziya okay ntaribi vuba vuba ugiye ngo kugira uti sonsa kuri se wowe kwinyuguza bigaca mu hasi mu kwinyuguza se ko umuntu yinyuguza n'inzoga urashaka ikindi ibyo tubyihorere wivanga n'amadosiye mva nyine kumenya neza urashaka iki nyine tugende gukora siporo tujye gukora siporo nabuze icyo nkora se nose siporo zikora umuntu wabuze icyo akora wakwijyana se ako ntabwo uri kuraba ko turi kumwe n'umwana wawe kugira ngo byose unabivuge none se ukora siporo mu gitondo umuntu abyutse kavuna umuheto umva nkubwire ndashaka ko dukora siporo zaziri za pompaje zimwe zikugenda ugira gutya nta mugongo mfite wo gupompa pompaje z'aya masaha ako wagiye ureka ferme ta bouche wowe ese uramaze tuvuge ko uri umwana utari kumva ibintu ndi kuvuga ndi umwana iki ndi umugabo wawe ushyira mu nyurabwenge mu nyurabwenge yo gukora siporo nyine nshaka ko dukora za siporo zimwe ugira gutya ngo uyu mugore ko agiye kuzancingana ihembera niko wowe ubu nanjye ngo narashatse none se washatse nawe kwakubwira ngo uri gukora siporo nawe Wovuye uri he? umwana ntabwo wabyumva uvuye njye nahenda hafi kwa Rwigema nagiye kwikura kumva mu amaso isoni uyu ni murumuna wawe muramuvugana banza wumve ubwo wa ikibazo mugani cyawe banza ukemurire uyu nguyu ikibazo njye ibijyanye naho mvuye iriya siporo ya gutya nabonye igikunda sibyo yo kugira gutya rero ndashaka ko twongera tukagenda tukagenda wajya muri gym se ntabwo uzaba bazikorera se nyine gym ndabizi ko ariko ndashaka siporo yanjye nawe tujye bya bindi nyine bya bindi by'abantu bakuru nta siporo nshaka gukora rero noneho ndashaka kandi suntera iseseme mu gitondo twabwira ibyo gukora kuza rero kurakuza se kandi nini ngahumva nta kuntu umuntu wakunaniye wambese we ubwonko bw'ibyo ngibyo wabyumvaga mu buhe buryo ahubwo ntacyo ubwo nyine ntose ubwo niyo nayingize nabi kandi baratubwira ngo ibyo tutazi tujye tubaza abaturuta ariko uratega amatwi nk'ay'ikibangu wowe ntabwo wumva ko wageze mu nshingano z'abantu bakuru bubatse wowe kigori kigusa ko namwe shyiramo ibikukuri ntabwo mwakakwiye kumbwira gutya ariko ayo matwi yawe shyiramo ipamba mwakabaye munansubiza nawe ko ntambabarira ko ujya usara ndashaka ko tujya gukora siporo za ziriya siporo nabonye cyakora imana ijya ibarengera ibintu muba munkorera niba mugiye gukura ibyo ako kuki ugira ubunebwe bwo kubagara umurima wahinze kuki ugira ubunebwe bwo kubagara umurima wahinze nzaba ndeba iyo umuntu ahinze aranabagara deni rero bagara uretse hari umurima uba ufitemo ifumbire y'imborera hakaba n'umurima urimo ishwaga ariko iyo fumbire ni wowe wayishyizemo haba harimo ishwaga haba harimo imborera buretse hakaba n'umurima urimo imicanga urumva n'umurima w'intuza w'igitaka kinini nihashaka muri uwo murima habe harimo amahwa ugenda akakujomba n'ibindeba uwo murima ni wowe wawuhinze ugomba ubagare rero none se mugiye ku isambu reka tujye ku isambu iyi myiri izi njwirishaho se ku isambu amasaha saa sita none se ko mbona ubuze amahoro n'uburyo kujya kubagara umuntu kujya kubagara n'icyo bintu gutera ubwoba kingura
sha yewe nta kundi